bibiliya za mirongo 93, bibiliya za mbere yaho ni murongo wa 11. Muri bibiliya no murongo wa 13, ariko muri bibiliya za mbere aho zayibanjirije ni mu murongo waho wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, ntuntekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wera. No umurongo wonyine. Reka tujye muri Ezekiyeli igice cya 8. Turasoma imirongo ngiye kubabwira. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 6, tujye dusimbuka dufate umurongo wa 3 w'igice cya 9 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli igice cya 8, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 6, tujye dusimbuka dufate uwa 3 w'igice cya 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, yerekwa uburyo Imana ifuha. Nuko mu mwaka wa 6 mu kwezi kwa 6 ku munsi wa 5 w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru b'Ibuyuda nabo bicaye imbere yanjye, maze ukuboko k'Uwiteka kungwiraho aho narindi. Nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro uhereye ku rukenyerero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uhereye mu rukenyero rwe ugasubiza haruguru harabagirana, hafite ibara nk'iry'umuringa ukubye. Maze arambura igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana, angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere ry'aherekeye ikasikasi, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhari, nk'uko nari nabwerekewe mu gisiza. Uyu murongo utindeho, umurongo wa 4. Nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhari, nk'uko nari nabwerekewe mu gisiza. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, noneho ubura amaso yawe urebe ahangaha ikasikasi. Mpera ko nubura amaso ndeba ahagana ikasikasi, maze mbona ikasikasi y'irembo ry'igicaniro cya gishushanyo gitera Imana gufuha kiri mu irembo. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo bakora n'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isiraheli bahakorera, bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera, ariko uzongera kubona ibindi bizira bikomeye. Umurongo wa 3 uravuga ngo, w'igice cya 9 hakurya haravuga ngo, nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Imana mweje tugire neza. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wamutugeneye. Amena. Mu buryo bwo gukoresha igihe neza, reka turirimbe ako gace. Haleluya. Gahuye n'aya magambo nyine numvaga umwami Imana ashyize ku mutima wanjye. Rero numvaga twavuga ku mwuka wera. Haleluya. Umwuka wera. Hano muri Zaburi ya 51, aya magambo dusomye ni amagambo yavuzwe na Dawidi, umwami wa Isiraheli. Hano Dawidi yari yakoze icyaha, asambanya muka Uriya, hanyuma abonye yuko ashaka gusibanganya ibimenyetso by'icyaha cye, yica na Uriya w'umuheti. Uriya amaze gupfa,
Imana imwoherezaho umuhanuzi Natani, araza amubwira yuko Uwiteka ababajwe n'ibyo yakoze. Dawidi amaze kumenya ko icyaha cye, mbese yibukijwe icyaha cye, umwuka w'Imana muzaho, yumva uburemere bw'icyaha cye. Dawidi yikubita imbere y'Imana arasenga. Mu magambo rero yabwiraga Imana, kuko ino Zaburi niho yayanditse, yarimo yinginga Imana ngo imubabarire icyaha yakoze, ariko avuga n'iri jambo dusomye, ariko ngo Mana ntunkureho umwuka wawe wera, ungirire neza ntunkureho umwuka wawe wera. Ati Mana mu ijuru umbabarire ungirire neza ntunkureho umwuka wawe wera. Iri sengesho mu masengesho njya nsenga Imana, iri sengesho riri mu masengesho ajya agaruka kenshi mu gusenga kwanjye. Ninginga Imana ngo Mana ungirira neza ntunkureho umwuka wawe wera. Haleluya, haleluya. Ninginga Imana, ni isengesho ryavuzwe na Dawidi, ariko ngo Mana umfashe umbabarire ntunkureho umwuka wawe wera. Ko Dawidi yabonaga ibyamukuraho umwuka w'Imana bihari, agira ubwoba, aratinya, ahinda imishyitsi, yinginga Imana yo mu ijuru, ariko ngo Mana ntunkureho umwuka wawe wera. Haleluya. Uriya abantu umwuka ubona abantu basa n'ababigize ibintu by'imikino, cyangwa se babyumva ukundi rimwe na rimwe, kwatikana kayuzuye umwuka, bati buriya ni umwuka umuteka uvuga ibyo, ugasanga babigize n'ibitwenge, babigize na burage, mbese ukumva umwuka w'Imana abantu bari kuvuga uko biboneye. Ariko yaba mwari muzi akamaro k'umwuka wera, umwuka wera ni Imana y'ubwayo yimanukiye mu ijuru, iza mu isi gufasha abantu kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Ntibishoboka yuko umuntu yaragwa ubugingo buhoraho atabiheshejwe n'umwuka wera. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko umuntu yazaragwa ubugingo buhoraho atabiheshejwe n'umwuka wera. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. None se wakwibaza ko niba abayoborwa n'umwuka wera bose ari bo bana b'Imana, abatayoborwa n'umwuka wera bayoborwa n'iki? Ubundi hari ibintu bibiri biyoboye abantu. Ikintu kimwe ni kamere y'abantu, ikindi ni umwuka wera. Umwuka wera rero we aje kuyobora abantu, kuko kamere y'abantu itari kubasha kuzageza abantu mu ijuru. Hanyuma Imana yohereza umwuka wayo, kandi umwuka w'Imana yaje yangisha abantu ibyo kamere ikunda. Umwuka w'Imana yaje ahindura ibintu, abibisikanya uko ibintu abantu babyumvaga byahise bihinduka. Umwuka arabihindura, afata ibintu byamanukaga, umwuka ahita bizamura. Bivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bahita batera umugongo urugendo bakoraga bayoborwa na kamere. Uko niko bigenda. Umuntu uyoborwa na kamere n'uyoborwa n'umwuka ntibashaka kugendana, ahubwo bahanye umugongo, umwe wateye undi umugongo, kuko abayoborwa na kamere bo berekera hasi, ariko abayoborwa n'umwuka bo barazamuka. Umwe rero ateye undi umugongo. Niyo mpamvu ibyo umwuka yanga kamere yo irabikunda, kandi ibyo umwuka akunda kamere ikabyanga. Pawulo yandikiye Abaroma nyine muri urwandiko yabandikiye mu gice cya 8 ku murongo wa 5, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, naho umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Uru rupfu ruvuga hano Pawulo yavuze si urupfu rwo gupfa bakakujyana ku irimbi, ahubwo ni urupfu rwa kabiri, ni urupfu rw'irimbukiro. Umutima wa kamere utera urupfu, naho umutima w'umwuka wo ukazana ubugingo n'amahoro. Ntabwo uzana ubugingo gusa, ahubwo uzana n'amahoro aherekeje ubugingo.
kuko ntabwo bishoboka yuko umunyabugingo yabura amahoro. Umunyabugingo ahorana amahoro menshi 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 mu mutima we. Ariko umuntu wese uyoborwa na kamere, nubwo kamere yo igutungira urutoki ku bintu ikwereka ko aribyo biri kunezeze, ariko iteka ryose uwumviye kamere ahita abura amahoro. Kamere itungira umuntu urutoki ku byaha, igutungira urutoki ku by'Imana yanga, kandi kamere ibikubwira yuko aribyo biri kumerere neza, ariko iteka ryose yamaze kumvira kamere uhita ubura amahoro. Uhita ubura amahoro, ako kanya amahoro ahita yigendera. Ariko umwuka wera iteka ryose akumurikira ibintu bigoye, ariko iteka ryose wumviye umwuka ako kanya uhita ugira amahoro menshi. Niko bimeze. Mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 6 tubona ukuntu Imana yari maze ubwo yaremye abantu nyine, ariko mu gice cya 6 tuvuga ngo abantu bamaze kugwira mu isi. Itangiriro rigaragaza itangiriro ry'ibintu byose Imana yaremye. Itangiriro mu gitabo cy'Itangiriro hagaragaza uko abantu bagiye bagwira mu isi, ariko ku gice cya 6 havuga ngo abantu bamaze kugwira mu isi babaye babi cyane, ngo Imana yitegereza mu isi ibona ko ingeso zabo zikabije kuba mbi cyane, ngo Imana ngo yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Iravuga ngo umutima wanjye ntabwo uzahora uruhanye n'abantu kuko ari abantu b'umubiri. Umvise, umwuka wanjye, ni Imana yabivuze, umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanye n'abantu kuko ari abantu b'umubiri. Bivuga ngo umwuka ibyo akora, ibyo yereka abantu bitandukanye n'iby'umubiri ukunda. Umwuka ataraza mu isi, abantu iteka ryose imirimo yabo yabaga ari iyo gushyigikira umubiri, ariko umwuka we aje ayobora abantu mu gukunda iby'ubugingo buhoraho, ibitabonekeshwa amaso y'umubiri. Haleluya. Ese wavuga ngo umwuka aratwanga? Ku mwuka we abadutungira urutoki ku bintu bivunanye, ku mwuka abadutungira urutoki mu bintu byo kwigomwa no kwibuza ibintu runaka ubona bimeze nk'ibifite umumaro. Ese umwuka aratwanga? Hoya, umwuka ntabwo atwanga, ahubwo umwuka we atuzi ibidafite umumaro by'intangaha, kuko hari ibindi bikomeye cyane birusha agaciro ibyo amaso y'umubiri areba, bifite agaciro kenshi cyane yatubikiye mu ijuru. Abatubwira ngo ihangane gatoya ibi ngibi ntubifate, ihangane gato ibintu bikore, ihangane gato izi nyungu mbi ntuzifate ntuzikoreho, ibi ngibi ubyirinde, humura mwana wanjye, nakubikiye ibindi bikubye inshuro utabara cyangwa se zitigeze kubaho, ibi ngibi ushaka gukurikira aka kanya. Mu gitabo cy'Umugenzi habonekamo abana babiri kwa Musobanuzi mu Kristo arimo akora urugendo rugana Siyoni, yahahuriye n'abana babiri b'abahungu. Hanyuma nyine uruva yarageze kwa Musobanuzi agenda amwereka, ariko iyo mweretse abana babiri, ngo abo bana babiri bari bavindimwe, ngo umwe yitwaga Mwihanganye undi yitwaga Munyepfa. Noneho abo bana uko bari babiri, ngo Mwihanganye mu maso he hari hishimye cyane, mu gihe mu maso ha Munyepfa hari hakanyaraye haguye nabi. Noneho ngo Mukristo ayoborwa ibyo ari byo, arangije abaza Musobanuzi ati ibi bintu rero ntabwo menya ibyo ari byo, ntabwo menya impamvu z'aba bana, impamvu mbona umwe yishimye nkabona undi ababaye cyane mu maso. Ariko ati rero aba bana ati uyu nguyu ubona wishimye ukeye mu maso ati yitwa Mwihanganye, ati uyu nguyu ubona ukanyereye mu maso ureba nabi yitwa Munyepfa. Ati rero umurezi w'aba bana yabasabye yuko bazahabwa ingororano zabo umwaka utaha. Ati rero Mwihanganye we yiringiye izo ngororano yishimye, niyo mpamvu ubonakeye mu maso. Ati ariko Munyepfa we kubitegereza byamunaniye, atarumva bazishaka aka kanya. Ati niyo mpamvu ubona ababaye mu maso. Noneho mu gihe Mukristo yarimo atangazwa n'ibyo, agiye kubonabona ngo ukuboko k'umuntu gufite isaho yuzuye amafaranga guheza guhereza Munyepfa,
ngo munyepfa ngo abonye ayo mafaranga ngo yayakire yishimye cyane ngo yiterera hejuru atangira kuratira mwihanganye ambwira ati wabonye noneho ngo mu kanya gato ngo munyepfa yari asigaranye ubushwambagara. Mukristo abibonye ati noneho uzi ko menya icyo bisobanuye. Ati menya icyo bivuze. Ako kanya nibwo yahise avuga amagambo, yahise asubiza musobanuza amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 16 avuga ngo ndabisobanukiwe, ngo nibutse ya magambo avuga ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye n'uko bwije. Nubwo kubabazwa kwacu kw'iki gihe kwiyongeranya, ariko kuturemera ubwiza tuzahishurwa bw'iteka ryose bukomeye. Kuko twebweho ntabwo tureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka. Kuko ibiboneka ari iby'akanya gato, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamere iteka ryose ihora ikwereka ibintu ikubwira ngo urapfa rwose urapfa. Kamere yo igutungira urutoki ku bintu umubiri, mbese ikwereka imibabaro y'umubiri, niwe igutungira urutoki igutinyisha. Kamere ibigutinyisha ikwereka iby'umubiri gusa, ikubwira ngo ibi bintu bikore gutya kugira ngo ukunde ubeho. Hari ijambo umwami Imana yageze kuntuma ku bantu, arambwira ngo uzagende ubabaze ariko kuki mukunda guhungisha uyu mubiri uzapfa? Kuki mukunda guhungisha uyu mubiri kandi n'ubundi amaherezo uzapfa? Ariko nimugire umwete wo guhungisha ubugingo kandi aribwo buzahoraho. Ubugingo bwo buzahoraho nibwo bukwiriye guhungishwa. Ntabwo dukwiriye kugira umwete wo guhungisha uyu mubiri kandi amaherezo n'ubundi uzapfa. Ese ubundi ni hehe umuntu yahungira ntazapfe? Narahashatse narahabuze, mvuye mu Rwanda ntinye urupfu ndusanga i Burundi. Ngeze i Burundi urupfu runyirukankanye, nkajya muri Amerika naho rubayo, habaye amarimbi uriya. Niyo ngize mu Burayi naho habaye urupfu. Ubundi ni kwirukanka kwanjye amaherezo yako hazaba yahe? Ubundi kuki mugira umwete wo kwirukanka muhungisha uyu mubiri kandi n'ubundi uzashyira ugapfa, ariko ubugingo buzahoraho bukaba nta kintu babwiye? Ubugingo bwacu buzahoraho. Niyo mpamvu aribwo umwuka dutugira urutoki ati hungisha uriya mwana, hungisha buriya bugingo. Haleluya, rotasi, kuko aribwo uzahoraho. Imana mwije tugire neza. Dawidi yingiga Imana ariko ngo mana nunkureho umwuka wera. Kubera iki umwuka wera? Umwuka wera niwo umfasha gukora ibintu Imana ishaka, niwo umfasha akanshoboza gukora ibyo Imana ishaka. Nibishoboka ko nabasha gukora ibyo Imana ishaka ntabishobojwe n'umwuka wera. Haleluya, ropeteserevo. Niyo mpamvu mu kwinginga k'umuntu wese ujye winginga Imana, ujye ucungana n'uko umwuka kikurimo, ujye umucungu winyeganyeze wumve ko umwuka gihari. Niwumva umwuka gihari ujye uti ndamahoro. Ariko uramenye nimukababaza umwuka w'Imana, nimugatera umwuka w'Imana agahinda. Umwuka wera ntagorana, umwuka wera agendana mu mutuzo, umwuka wera ariturije yibereye mu mutima. Ariko umwuka aba mu mutima w'umuntu mukunda, ariko umuntu iyo yirengagije umwuka arigendera, agenda gakeya, ntatera urusaku, arigendera kandi akagenda buke. Aya magambo rero twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, aya magambo yagaragaje ukuntu mu rusengero rw'Imana i Yerusalemu umwuka wera yari ku ruhimbi, ngo ubwiza bw'Imana ngo bwari ku ruhimbi. Nagira ngo mubwire ko umwuka wera ubundi yamanukiye mu muntu, araza akicara ku ruhimbi rw'umutima. Niyo yicara ahandi imbere mu mutima ku ruhimbi, akicara akavinyira, ubundi akakuyobora rwose, ubundi ugasanga uwo muntu rero ibye bya nyuma birusha ibya mbere kuba byiza. Bakafata uriya muntu yarahindutse. Harimo abantu bajya bambona bakafata jiriye yarahindutse. Urumva ukuntu ahantu nigaga ari ururara nyine, jiriye yari umuvuyo, yari umuvuyo kandi koko nari umuntu mubi kuruta abantu benshi, kuruta abantu hafi ya bose.
ariko Imana irakugonzora ikaguhindura neza pe, n'ingendo igahinduka. Ubu nize kugenda neza maze gukizwa, ndavuga nti ndashaka kwiga kugenda uko Imana yandemye, kubera ingendo z'impimbano zaramfasha. Rero Imana mweje tugirire neza, Imana mweje dushoboze. Umwuka wera araza akicara ku ruhimbi rw'umutima, akicara ngaho akayobora nyuwo muntu. Ariko iyo utangiye gukora ibizira, ugatangira gukora ibizira, umwuka akuyobora, nta wundi muntu wumva. Iyo umwuka akuyoboye ni wowe nawe mwenyine, nta wundi muntu byumva. Umwuka araza akavuga ati mwana wanjye ndashaka ko iyi shati utayambara, iyi shati sinyishaka. Iyo rero umwuka wamusuzuguye, iyo wamusuzuguye ukayambara, kandi rimwe na rimwe yambara uvuga ngo hari ibyo mu rusengero batubujije, hari ibyo pasiteri yatubujije, hari ibyo mwarimu yatubujije, amabwiriza y'itorero turimo ntatwemerera kwambara amashati, kandi umwuka yabyanze, wowe ukayambara, umwuka atangira kusharirirwa. Hanyuma akakubuza n'ikindi, yakubuza n'ikindi, utireka da, ati ibi ngibi turabyemerewe. Umwuka agatangira agahaguruka, nta wundi muntu ubyumva, ni wowe nawe mwenyine. Nta wundi muntu umenya imiyoborere y'umwuka wera mu mutima w'umuntu keretse nyir'ubwite wenyine niwe ubyumva akabimenya. N'umugore mubana mu nzu imwe ntiyapfa kubirabukwa atabishuriye n'ijuru. Ni ibintu bikora n'umutima, umwuka agahaguruka ukumubabaza, ariko umwuka agenda asubira hanze, atera uruhimbo umugongo, agenda amanuka agenda. Hano rero dusomye amagambo ngo ubwiza bw'Imana bwari buri ku ruhimba ku mukerubi. Uko uru rusengero bakoraga ibizira byateraga Imana gufuha, ngo birangira umwuka w'Imana ngo ageze ku muryango yigendera. Rero uko babaza umwuka niko umwuka bagenda akuvamo kuzageza igihe neza usigara uri igishungwa uri umubiri tureba gusa, ariko umwuka w'ifu yarigendeye kera. Ikintu rero kibikubwira, ujya kubona ukabona uwo muntu akoze ikintu utakekaga, agakora ikintu kiremereye kibi, abantu bose bati ubuse ni kanaka bikoze, abantu bose bakumirwa. Ibyo biterwa nuko umwuka wera yigendeye yakuvuyemo. Imana mweje turengere, Imana mweje dutabare. Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 10 mu gice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ibyo bintu ab'isi babona ari ubupfu, ni imbaraga zacu ziba. Haleluya! Ni imbaraga zidukiza ziba, ngo kuko Imana itishimiye gukirisha abayizera ubwenge bw'isi, ahubwo Imana yishimiye gukirisha abantu bayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Paulo yakomeje abandikira avuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko abantu b'ubwenge bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Mwihangane, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Imana iratoranya ibintu umuntu basuzugura, igeza naho itoranya ngo ibintu bitariho. Mu gice cya 2 umurongo wa 12 ngo ariko twebweho ntabwo twahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana duhereye ubuntu, aribyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'isi. Ibintu byo mu ijuru, ibintu umwuka ashaka, nta shuri ryo mu isi na rimwe ribyigisha, nta na rimwe, nta na politike n'imwe mu isi ishobora kuganishaho umwuka ashaka. Mu isi nta shuri na rimwe ryigisha iby'ijuru rishaka. Niyo ngo twebwe ntabwo twahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka ropete zerevo, umwuka uva ku Mana yacu,
kugira ngo tumenye iby'Imana duhereye ubuntu aribyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'isi, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Uwo mwuka rero aradufasha akadusobanurira iby'umwuka bindi. Uwo mwuka niwe aza agasobanura iby'umwuka bindi, ariko umuntu wa kamere ntabwo yemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka we arondora byose, nyamara ubwe nta muntu wamurondora. Haleluya, nta muntu wamurondora. Kubera iki nta muntu wamurondora? Pawulo yavuze ngo ninde se wigeze kumenya icyo Imana itekereza ngo ayigishe? Impamvu batakurondora, impamvu batarondora umunyamwuka, nuko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo, kandi ikintu kiri mu mutima wa Kristo nta muntu wakimenya. Niyo mpamvu natwe nta watumenya, ariko twebwe turondora imitima yose. Haleluya, haleluya. Imana mweje tugire neza. Mwene data, uramenye nubabaza umwuka wera w'Imana. Haleluya, washyiriweho kuba umurinzi wawe, washyira ku mushumba umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umurinzi w'itorero, umwuka wera, umwana mwiza, umwuka wera. Haleluya, umwuka wera, umunyangeso nziza, umwuka wera, ropete zerevo, ropatise, yuzuye urukundo rwinshi, yuzuye imbabazi nyinshi, ubugwaneza bwe no gutuza kwe biri bigira akagero, ahora yinginga, acumacuma, akuya ku itorero, aribwira ngo nimwihangane, nimwihangane, urugamba rugiye kurangira, nimwihangane, nimukomere, nimushikame, dore za ngororano mugiye kuzisingira. Haleluya, kuko yahawe itorero kugira ngo ariragire, kandi nawe uzarizamura, azarishyikiriza Kristo. Haleluya, azarishyikiriza umukwe, niwe uzazamura itorero akashyikiriza Kristo. Haleluya, ngo kandi arinyuramo akamenya amakuba yaryo, akamenya intambara zaryo, arabimenya byose, ngo agahita yirukanka. Ngo kwa kundi umubyeyi abikira umwana yabona amaze gusinzira, agahita yirukankira mu turimo, uko ni kumwe agahita yirukanka, agahita ajya mu ijuru, akabwira data ati nuko nsize rimerewe gutya, nsize rigowe gutya, nsize rifite ibibazo bimeze bitya, rigirire neza, rirengere, ritabare data, rirengere, rirwanirire, urirengere kuko rigeze ahantu hagoye. Ngo Imana igahita yohereza imbaraga, ngo umwuka agahita agaruka kureba yuko itorero rimeze, akongera akariragira. Uramenye, ntubabaze umwuka wera w'Imana. Haleluya, haleluya. Ikintu umwuka akunda umubiri aracyanga, ikintu umubiri akunda umwuka nawe aracyanga. Ariko nkugira inama yo kumvira umwuka, nibwo uzabasha kuragwa cya gihugu cyo mu ijuru. Imana mu ijuru tugire neza. Numvaga amagambo y'urufunguzo nari mpawe ngayo, reka dushima Imana.